Ndabasuhuje mwese abakunda kudukurikira kuri channel yacu Ijambo Yesu TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Hari abari hano mu gihugu, hari abari hanze yacyo, mwese ndabasuhuje. Nk'uko bisanzwe dukunda kuganira ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'ibyo tuba twateguye. Uyu munsi nabwo hari ikiganiro nabazaniye kandi numva rwose kiri bwaryohere buri muntu wese witeguye kuza kugitega amatwi. Ko hari ibibazo byinshi dukunda kwibaza twebwe muri twebwe, rimwe na rimwe tudafitiye ibisubizo, tukabibona uko nguko tukabitambukaho kuko nta bumenyi tubifiteho, nta n'icyo dufite twabikoraho. Ariko uyu munsi naje kugira ngo nyirizina tubiganireho. Uti icyo kiganiro rero nabateguriye ni ikihe? Uyu munsi numvishe nshaka ko tuganira ku kiganiro kijyanye n'amakimbirane. Uyu munsi ndumva nshaka ko turebera hamwe ikintu kivuga ngo amakimbirane ni iki. Ese ubundi ni ryari amakimbirane abaho? Ese igihe cyose ubundi iyo tuvuze amakimbirane ni mabi? Ibyo ni ibibazo tugenda twibaza ariko kandi tukaza no kubonera ibisubizo. Hanyuma ese birashoboka yuko amakimbirane ashobora kuba yavamo n'ihungabana? Yes, birashoboka cyane. Ese birashoboka yuko umuntu ashobora kugira ihungabana atabizi akabana n'ihungabana? Yego, birashoboka cyane. Ibyo rero ni ikiganiro tuzagenda tuganiraho umunsi ku munsi. Uyu munsi ntabwo nabivugaho byose ngo mbirangize, ariko ndaza kugerageza gutangirira kuri iki kiganiro nababwiye ngiye guheraho cyitwa amakimbirane. Abahanga bajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hari ibyo bagiye bandika, bavuze yuko amakimbirane ni ubushyamirane, kutavuga rumwe cyangwa kutumvikana hagati y'abantu babiri cyangwa benshi, hagati y'amatsinda y'abantu, hagati y'uturere cyangwa hagati y'ibihugu, biturutse ku kudahuza ibitekerezo cyangwa kudahuza inyungu. Ubu bushyamirane bushobora no kuba mu muntu bwe biturutse ku kugongana kw'ibitekerezo muri we. Mwabyumvise yuko amakimbirane ashobora kuba hagati y'abantu n'abandi babiri, ashobora kuba hagati y'ibihugu, ashobora no kuba mu muntu muri we. Urugero, reka mbaho urugero wenda kuri aka ngaka ka nyuma nsomye ngo biturutse ku kugongana kw'ibitekerezo muri wowe. Urugero, nshobora kuba uyu munsi nshaka kujya ahantu ariko kandi hari n'abantu bambwiye yuko baza kundeba, narangiza nkavuga si ubu njyeyo, si ubu ndeke aba bashyitsi baze, ugasanga nyirizina mbuze umwanzuro mfata. Ibyo nabyo nibyo bita amakimbirane y'umuntu ku giti cye. Ayo nayo yitwa amakimbirane. Hari akandi kantu rero nifuza ko tureba. Ese twavuga ko amakimbirane ari ikintu kibi buri gihe? Igisubizo ni oya. Mugiye kumbaza muti oya kubera iki? Abahanga banditse bavuga yuko ahubwo uburyo tuyitwaramo nibwo butuma abyara ibintu bibi cyangwa ibyiza. Iyo uyifashemo nabi arakura akaba yanabyara ubushyamirane, imvururu cyangwa intambara. Amakimbirane ashobora no kuba imbarutso y'iterambere. Icyo ngicyo mwacyumvise. Ni ukuvuga ngo dusobanukiwe ko igihe cyose nitwumva amakimbirane ntabwo ari ikintu kibi, ahubwo biterwa n'uburyo twebwe twayitwayemo. Hanyuma tugiye kureba noneho ikintu bita amakimbirane asanzwe. Amakimbirane asanzwe mu bantu kandi yoroshye kuyakemura. Ingero, kutubahiriza amasaha. Urugero, nimba ugera mu kazi saa moya ukagera saa moya n'igice utavugishije umukoresha wawe, hari igihe manager kubaza ati kuki watinze, ugasanga icyo ngicyo kwa kutumvikana umuha ubusobanuro akakubwira ngo ubusobanuro ntibwumvikana, icyo nacyo gishobora kubyara amakimbirane. Ikindi, aya makimbirane ashobora gutera ishyamirana mu gihe atitaweho.
Yes, ibyo ngibyo turabizi ko hari abantu muzi bajya bavuga ngo uyu nguyu ngo ntakurwa ku izima. Nimba rero bakweretse ikintu runaka, akenshi ushobora kumva icyo kintu barimo kukurenganya, bigatuma nawe ushaka kugaragaza uko ubyumva cyangwa ushaka kwisobanura, ugasanga muri cya gihe mutahuje ibitekerezo bibayemo amakimbirane. Rero banyarwanda, namwe mwese mudukurikiye, ndatekereza ko kandi niko mbibona, ntabwo ino channel yacu igarukira mu gihugu cy'u Rwanda gusa, hari n'abandi benshi ku migabane y'isi badukurikira. Nige ngo mbabwire ngo iki kintu kijyanye n'amakimbirane nicyo kintu kigenda gitera ibibazo byinshi tugenda tubona. Urareba hari abana benshi uyu munsi bari ku mihanda twita za marine, ugasanga ibigo bibagorora bifite umubare mwinshi. Ibi rero bituruka kuri ya makimbirane aba ataritaweho. Hari ikintu nshaka ko tureba, gukemura amakimbirane. Abahanga bandika bavuze yuko gukumira amakimbirane bisobanuye kubona ikibazo mbere y'uko biba, no kugira ububasha bwo kubibuza kwihembera ngo bitabyara urwikekwe, imvururu cyangwa intambara. Bisaba gufata ibyemezo hakiri kare ku nzego bireba, kujya inama hakiri kare, gushyiraho inzego zigenzura n'ikurikirana, gusaranganya umutungo neza, kubahiriza amategeko n'amabwiriza, ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Murumva ko ahangaha mu buryo bwo gukumira amakimbirane harimo ibintu byinshi bagiye bandika. Bishatse kuvuga ngo ahangaha bavuga ngo amakimbirane bisobanuye kubona ibibazo mbere y'uko biba. Yes, ibi murareba, turi mu cyumweru cyahariwe umuryango. Akenshi murabizi yuko hari igihe umugore n'umugabo baba babana ariko ugasanga ntago bahuje. Noneho bwa bushyamirane bahora bagira, rimwe na rimwe abana uyu munsi baraye batariye kubera umwe yarakaye cyane, usanze abana rimwe na rimwe ntago baraye mu rugo. Ibyo rero ugasanga rimwe na rimwe umwana abonye nta mahoro ari iwabo, afashe umwanzuro wo kwibera inzererezi kuko abona n'ubundi nta buzima bwiza afite. Hari n'ingo twagiye tubona ugasanga umwana w'imyaka 9 arera barumuna be bari hasi bafite umwaka umwe, imyaka 2, biturutse kuri ya makimbirane aba yaraturutse mu muryango. Rero bisaba iki kugira ngo twirinde ibi bibazo, twirinde aya makimbirane? Bisaba yuko tuyabona mbere. Ese ni iki kintu kiyatera? Ni iki kintu cyateye kumva yuko njyewe nawe tutari bwahuze? Impamvu yaba yabiteye, byashoboka yuko umwe yakorohera undi kugira ngo tuyakumire atari yakura. Reka mbabwire, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Jobundi nahoze numva icyegeranyo bavuga divorce zimaze kuba muri uyu mwaka, mpita nibaza ngo ko ari nyinshi cyane. Bavuga ngo mu myaka ngo zikubye inshuro nyinshi izabaye mu myaka 5 itambutse. Mpita nibaza ngo ko yari raporo yaturutse n'ubundi mu byashyikirijwe ubuyobozi. Ese abatandukanye bo ariko ntihabeho kuregana, ntihabeho kujya mu nkiko, zo zingana iki? Mpita nsanga ni ikibazo gikomeye cyane rero. Hanyuma nicyo gituma twebwe ubwacu twifitemo ibisubizo. Hari ikintu twakora tukubaka umuryango mwiza uzira amakimbirane, tukubaka umuryango mwiza ukundanye. Abana bacu twabyaye tukabarera bagakura, tukabarira amashuri bakiga primaire, bagatangirira muri garidiyene,
bayisoza bakajya primaire, bayisoza bakajya segonderi, nabo bazasoza bakaza bakubaka igihugu, bakazaba abantu b'abagabo, bakagira umumaro mu muryango, bakagira umumaro igihugu, bakagira umumaro n'itorero. Rero ikintu nshatse kubabwira ni iki? Negera ngo mbabwire ngo dufate iya mbere yo kugira ngo dukumire amakimbirane aho dutuye, kuko arimo arateza ibibazo byinshi cyane cyane mu rubyiruko rwacu. Hari abana benshi dukunda kuganira kuko murabizi yuko nk'uko mubibona mfite ubumenyi ku kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Dukunda kuganira bitewe n'imyitwarire nababonyeho, nkabona ko byagenda kose hari ikibazo gihari, hanyuma nkasanga nkamubaza ni kuki urimo kwiyahuza inzoga, kuki urimo kwiyahuza itabi, ni ikihe kibazo ufite? kuri umusore mwiza, kuri umukobwa mwiza, wagakwiye kuba ufitiye umumaro umuryango wawe, wagakwiye kuba ufite umumaro igihugu cyawe, kuki ibi bintu birimo kukubaho uku nguku? Yarangiza yajya kunsubiza, abenshi amarira bakabanza bakarira. Ndamubwira nti banza nta kibazo uruhuke, ariko umbwire ni ikihe kibazo baba baragize. Akansobanurira, akambwira ati papa yaradutaye, cyangwa papa yaratwirukanye, cyangwa narakuze nkura bambwira ngo nta muryango ngira, kugeza isaha sinzi papa sinzi mama, bamwe bakambwira ngo baba ahangaha, abandi bakambwira ngo ntabugira. Ibyo ngibyo rero bikancarenjinga mu mutwe, bigatuma nyirizina ibitekerezo bimbana byinshi, nkaba numva gupfa bindutira kubaho. Icyo gihe rero murumva ko ni ikibazo kiba cyaraturutse n'ubundi kuri ya makimbirane. Rero banyarwanda, namwe mwese mudukurikira kuri ino channel yacu, ni iki twakora kugira ngo twubake umuryango mwiza uzira amakimbirane? Ntangira kino kiganiro nababwiye, hari ikibazo twibajije. Turibaza ngo ese birashoboka yuko amakimbirane ashobora gutera ihungabana? Nubwo iki ari ikindi gice tuzarebaho ubutaha, ariko negere ngo mbahe igisubizo kivuga ngo yego. Reka dusoza mbabwire ku kijyanye n'irihe sano riri hagati y'amakimbirane n'ihungabana. Ngiye kubasomera uko babyanditse babisobanura, hanyuma ibindi tuzabireberaho, ni naho tuzareba ihungabana nyirizina ni iki, tukabyinjiramo. Ni naho tuzareba ni iki kintu gitera ihungabana, ni hehe rihuriye n'amakimbirane. Ni naho tuzarebera ese ni ibihe bimenyetso biranga umuntu ubana n'ihungabana. Tuzabireba kuko nimbisoma ndabizi abantu benshi bazasanga babana naryo ariko batabizi, kuko ni ibimenyetso bigera kuri 16, ariko iyo usanze ufite 8 muri byo, ubwo uba ufite ihungabana. Icyo gihe wegera abaganga bashinzwe gukurikirana abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bakagufasha. Mu gusoza rero nige ngo mbabwire ngo ihungabana ni imwe mu ngaruka z'amakimbirane. Ihungabana ritavuwe neza rishobora kuvamo uburwayi bukomeye bwo mu mutwe. Mbisubiremo, ihungabana ni imwe mu ngaruka z'amakimbirane. Ihungabana ritavuwe neza rishobora kuvamo uburwayi bukomeye bwo mu mutwe. Murumva ko ari ikibazo gikomeye. Ubwo rero dusoza kino kiganiro, ndabashimiye kuba dutega amatwi. Mbibutse yuko mwazajya mukora subscribe, mugakora comment, mugakora na share, hanyuma kugira ngo iki kiganiro cyacu kigere kure. Kandi ikindi dukeneye ibitekerezo byanyu. Ikindi hasi muraza kubonamo nimero ya telefone dukoresha. Uwagira ikibazo, uwagira icyo ashaka gusobanuza, uwagira n'icyo ashaka kutwunganiraho, yatuvugisha nta kibazo tukamufasha. Ariko negere ngo
reke twubake umuryango uzira amakimbirane, nimureke twubake umuryango uzira intonganya, nimureke twubake umuryango mwiza ubaho wishimye kandi unezerewe. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Njye mwari mukurikiye muri kino kiganiro, amazina yanjye nitwa Bimenyimana Olivier, musanzwe mumenyereye kuri ino channel. Imana ibahe umugisha, tuzasubira ubutaha tureba kuri ngingo dutangira. Mugire ibihe byiza.